cisha wenda kuko amahirwe mufite nzatinda mu isi ibi byose tuzagenda tubiganiraho kandi mujye munansaba ibiganiro mwagiye munsaba ibiganiro hepfo muri komantere muti uzatuganirize kuri iki kintu kuwiteka yampaye umunwa kweri yampaye amagambo ariko atari nk'ay'abantu muriho nabi pe abanyabyaha muriho nabi singiye kura ngo mbabeshye sindimo n'abashinyagurira ariko abanyabyaha muriho nabi ariko abariho nabi kurushaho abanyabyaha bambaye za jipo ndende bafite bibiliya ababo murenda gupfa rwose pe umuntu anagukoza anagupimye yasanga ufite pressure muriho nabi usibye kwihagararaho no kwijijisha muriho nabi pe muriho nabi nijye ubivuze ibi bintu mvuze nzabisubiramo ariko muriho nabi mugendana ibidodo mugendana ipfunwe mugendana abo mwahemukiye mugendana abo mwagambaniye mu murimo mugendana ikidodo cyabo mwishyura urupfu rwa nabi mu murimo abo mwanze kwakira muri korari ngo nabakene abo mwahohoteye mwitwaje ibyo muri byo abo mwimye inshingano mwitwaje ibyo muri byo abo mwakubise mukabasora inkungugu barahamagawe reka mbabwire usibye kwimahoroniza mu makote n'amakanzu muriho nabi pe muriho nabi murarya ntibigera no ku mutima n'akaji murakanywa ntikabagera ku nzoka muriho nabi mugendana ikidodo ntabwo muguwe neza kandi biravuze ngo nimwumvira mukayikorera muzamara iminsi yanyu muguwe neza Imana idufashe ndashoje ariko nsozanije ikibazo kibaza ngo imyaka umaze uriho wishimye amahoro y'Imana umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mukurikirana Eva Mama Lionel niba uri burasirazuba ukaba utameze neza reka nkubwire ngo umugisha w'Imana ukubeho kugira ngo n'amavuta y'Imana itanga biciye mu mazi n'amaraso ya Yesu Kristo bikubeho maze bigukize bigukiriza ubugingo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kandi buri burengerazuba mu majyepfo n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali namwe kandi mukomere mushinjagirana ishenga mukomere twazanye igitwari kugira ngo kurya munsi ntimugire ijambo na rimwe ryo gutuka Imana ahubwo mwe mwera mukomeye muhagaze mushikamye ku munsi mubi maze muzabashe kugaragaza ubutsinzi ubwese azahamagara amazina yanyu niba uri Kalisa Leonari azaguhamagara ati Kalisa Leonari we uti ndi hano Mariana yemeze neza cyane ndashaka yuko usuhuza abadiaspora ndabasuhuje abadiaspora kandi na hano mu Rwanda hari abadiaspora hari igihe umuntu abumva abadiaspora arabari hakurya na hano mu Rwanda hari abadiaspora b'ibindi bihugu ariko ubu batangiye kumenyera ururimi rw'ikinyarwanda akaba barakoze subscribe hano kuri iyi channel Imana ibaho umugisha cyane ndabakunda yego yewe twari tugukumbuye hano kuri ndanezerewe kuko ndabizi baranankunda baranankunda kandi unkunda abagize n'amahirwe n'umuntu twamenyanye afite amahirwe nabonye ikiganiro abantu bari kuza bari kwihana amagambo y'amanjwe hari amagambo y'amanjwe rega Imana ibabarira umuntu ukiyafite hari imyaka n'igihagararo n'uburanga umuntu avuga ikintu ukavuga siyo yuko yangije isura ye umusirimu avuga amagambo nk'aya manjwe reka amagambo y'amanjwe muyarekere n'imbobo ntizikwiye nazo kuyavuga ariko hari umuntu yavuga ukavuga uti umuntu ko ari imbobo mu kanwa amagambo y'amanjwe ibaze ko bivuga ngo muyazibukire ni ukuvuga ngo ujye hakurya asigare hakuno Imana ibababarire ndananezerewe iriya jambo ryakoze abantu ku mutima ndanezerwa iyo mbonye umuntu avuga ati Imana imbabarire amagambo y'amanjwe ni ukuri muyazibukire n'abantu batakurikiranye icyo kiganiro bajye kukireba hanyuma nutungukiye hano afite amagambo y'amanjwe bayareke ntagezweho akwicira seve atuma utanasirimuka bazi kwambara kositimu ugashyiraho na karuvati ukavuga amagambo y'amanjwe wambaye bazi ntibihura no hari baze no hari n'abandi bayavuga bambaye wagisi
super ntabwo biberanye. kandi akaba afite nk'ikote ryavuye mu Butaliyani akavuga amagambo y'amanjwe. Yesu we, ntabwo bivamo, ntabwo bihura amagambo y'amanjwe muyazibukire ngo muyazibukire pe, mbega witere nka hariya kure yayo. iyo uzibukira ikintu uracyitaza ahubwo ugashyiramo na vitensi. ariko ndashimira Imana ko nta magambo y'amanjwe aba mu kanwa kanjye, naryo ni ishema. amen. Yes, reka rero dushimire umuntu wese ufata akanya akaza kuko gukanda kurica natagira smartphone akarindira igihe aragerera kuri mashine yifite twa matushe ariko akaba gukunda koko. Reka tunashimire n'abantu babona umwanya ari uko bageze mu kazi, nyine batabona umwanya mu rugo bitewe n'ibintu byinshi, ariko yagera mu kazi ke ati ndafata iminota numva ikiganiro mu Marioneri. Nukuri uwo muntu yubahwe, ari n'ugenda nyumva mu modoka ati ngere ku kazi basi numviseho, agapfungira ahantu ageze mu kazi, yakongera gutaha agafungura ahantu yari yagereje. Uwo muntu yubahwe. Yego, reka rero tubashimire kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Tugiye gusaba umushumba Pastor Lisa dushira imbere y'Imana nuko atugezeho icyuma Imana yashize ku mutima. Ese muzi yuko mu minsi iraza kandekeraho ntaza kujajwa. Murakoze. Urahanuye se cyangwa urifuje? Hari igihe muba muri kwifuza disi bakagira ngo murahanuye. Ntabwo ari ukwifuza, utabigusabira yaba ari umusenzi. cyangwa umusenzi yaba mvuze umusenzi cyangwa yaba ari umuswa, kuko ibyo uri kugenda ukora. Reka tuzarebe muri commentaire ko hari abavuga bati urabikwiriye. Kuko usibye n'ibyo se kuri live ntibaba bakubwira bati pastor, mama pasteur. None se ahubwo reka turebe uvuga ko utabikwiye. Nawe urabikwiye, byo urabikwiye nawe ubwawe byuma. Uwo muntu uvuga ko ntabikwiriye aze gusona, aze gukanda kuri sona. Erega ikindi cya kabiri Marioneri, ese wari uzi ko itegeko muri ADPR riri gukozwaho intoki yuko abamama ab'igitsina gore na bumwe mu b'abapasiteri ntabyo bakora? yabaza kandi itegeko riri gukozwaho imitwe y'intoki. Ikindi nabo abakobwa bikundira imisatsi nabyo biri gutekerezwaho, ariko icyo badashaka nuko wenda muzahindura imisatsi mukayikora ukundi. Ariko niba ari umusatsi wawe ukawutereka rwose ukagera nk'iriya, ese ubundi gutereka umusatsi ukabogera munsi y'amavi n'icyaha? Nimba ari munsi y'amavi cyangwa mu Bibiliya reka ngo ntaba ari umugore utendetse imisatsi, gutendeka nyine hano gutya. Bibiliya sivuga gutendeka imisatsi, ariko nyine ababikora nabwo ntabwo ari icyaha ku bwabo, kubera ko birayemera umusatsi ufite metero zingahe utendetse. Fa kuba utendetse gusa nyine bya bindi byo kugira ngo ugere ku mugongo hasi y'ibitugu. Abanzi itemera rimwe batera ku yindi, iyo bakura muri Cyenkayo bakaza gutera. Ntabwo byari byakaba mu cyaha bayigura muri Cyenkayo, bayigura muri Daring. Mbona handitseho ngo Daring. Umva noneho ikiriho nyine nuko nabyo bizemerwa, kandi nimara kwemerwa rero nta nicyo bitwaye. Kandi ikindi ntabwo wayobora ministeri irenze 5,000 ngo utaburi pasiteri. Ubundi ibi nabyo sinzi aho byavuye, ahubwo muri byaturutse hamwe abakuye ngo umugore yariye ihenamira bwana. Oya rero ibyo hashimirwe nyakubahwa watekereje ku bagore akabashyira imbere akabireka yuko ahubwo no kurya ihene indi ziritse nabyo ari byiza. Reka mbashimire, ngewe murabizi ko iyo nageze kuri Eva mu Marioneri ngira utugambo twinshi, ariko ntaza gusebanya, ahubwo icyo nshaka ni ukugira ngo bakomerere mu Mwami Yesu, baze kumenya umwami icyo azashimira mu mutima wawe. Rega buriya icyo dukundira Imana n'umwana n'umwuka wera na marayika ushinzwe kurinda buri kiremwa muntu, buri muntu agira marayika we.
Mama Leone mu kindi kiganiro ngenda kwisabiye uzatuganize ku nyigisho z'abamarayika ariko warazi ko zarakuryoheye zarandyoheye cyane kandi sinabavuze bose ari marayika ari uwo ntavuze kandi ndashaka yuko abantu bamenya yuko hari igihe wirukana marayika mu buzima bwawe akaba ariyo mpamvu uhura n'imivumo n'imikasiro bigiye bitandukanye ariko iyo ufite marayika wawe hari agenda uruhande ubundi marayika iyo utari mu byaha harimo ubusambanyi kubeshya kwikinisha manyanga ishyari inzangano ugambanira abantu Imana imaze kwibwirira neza yego mbese ntugire ubwo buntu bw'ubutiku yego guhekenya amenyo umuntu atambuka ukumva yakira ukumva ntuzi ukuntu akiza ukagira ngo birakureba tuziheranje tunavuga indwara ziterwa n'ibyaha yego icyo gihe marayika wawe aba ari uruhande rwawe ananezezwa n'ibyo uri gukora akahora ajyana mu miruko imbere y'Imana data rero mu by'ukuri hari abantu batazi ko kandi hari n'amadini yabeshya abantu ngo ibyo bintu by'abamarayika ngo ni iby'abarangi ngo nibo bahamagara abamarayika we buri muntu avuka iyo umuntu avutse ahita iyo ageze ku isi marayika we ahita ahagarara hano ku ruhande abo bitwa abamarayika b'amahanga tuzabibabwira ndagushimiye cyane ngaho senga Imana tangire ikiganiro mu izina rya Yesu. Mana urakoze ndetse cyane neza yawe tubura uko tuyivuga waratubaniye wicaje inteko mbi yari ihagurutse ishyanga ridafite imbabazi warituje kure yacu urangije uryima n'amafaranga rikabura tike bakoresha bagira ngo baduhungabanye wafashe ishyanga ritagira imbabazi uriteza ubukene ribura amayinite kugira ngo badukundanireho Alleluya iki ni igihe cy'umuntu wabanye nawe agahagararana nawe kugira ngo ahagarare imbere yemye aca imbere y'abanyegiputa agamitse ashinze ijosi iki ni igihe cy'inkoramutima zawe zigiye kujya zitambuka bati niwe si we Yesu we ndabibona ukuntu ugiye kugirira neza abantu mu rwego bizatunguka no ku ruhu bakajya babaza umuntu amavuta yisiga kandi ntawe yahinduye kubera ukuntu uje kugirira abantu bawe neza Mana umeze nk'umuntu wari ubirwaye igihe ukaba uje kubisohoresha umwete ukaba uje kubikorera ku gihe cyo gutabara izi nkomere zari zikomerekeye ku rugamba rw'umurimo wawe ariko ntizawuvaho zikomerekera ku rugamba rw'umurimo wawe ariko ntizawuvaho ziraraswa ariko ntizava ku murimo abandi bageze ubwo bamugarira mu murimo wawe bamera nk'abagendeye mu tugare ariko ntibawuvamo Yesu we abandi bamera nk'ibinya ariko ntibava mu murimo igihe kirageze ibyo bintu biraguhagurukije muri uku kwezi biraguhagurukije papa uje kubagira ukundi kuntu bagiye kugenda bemye bagiye kugenda bafite uko bameze bagiye kubahwa ntawe bigeze ntawe babyingingira ngo ngwino unyubahe igihe cyabo cyageze Alleluya shimwa ko ugiye kudufasha muri iki kiganiro Mana ndagushimiye ko iyo uje rega ubuje iyo uje ubuje kandi uza mu gihe babona kutakishe ko umuntu yaciriweho iteka ariko ntumeze nk'abantu nturi umuntu ntuteye nk'abantu ntukora nk'abantu ntumva amabwire ukurikije amagambo badepoje mu matwi yawe ugakurikiza amagambo badepoje bananiwe kudepoza diporome ngo babone akazi bajya kudepoza amagambo adutera icyangiro ariko yabyajemo igikundiro Haleluya amagambo badepoje araguhagurukije uje gukora ikinyuranyo ndagushimiye kubana natwe dutangira kugera dusoza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera amen 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 amen
yego tuguhaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi waduteguriye iki kandi ni ukuri nanjye ngiye gutera agatebe ubundi nigire ku byo umwami ari gushima gucisha mu kanwa keza kawe imana yakubwiye ati asamura nuzuzemo amagambo yanjye kugira ngo abantu banjye batazagira inyota batazagira umwuma mu gihe bazaba bakeneye kumva ijambo ry'ubwenge ijambo rikiza ijambo ribeshaho ijambo ryomora ijambo rya nyir'ijambo ijambo ryaremye isi ijambo ryazamuye abakene rikabicazanya n'abakomeye ijambo ryatwurije indege ijambo ryadutembereje amahanga n'ubu tukaba tukumva hungu na kobwa ubu ukaba uri umuhesha kubera ko nawe wabyaye ibitsina byombi uwo waha umugisha ntabwo ntawawumwaka kuko burya umuntu nakubwira ngo ndaguhesha umwana kandi ari ingumba ibyo bintu ntibishoboka cyo kora yenda byashobokera bizera ariko burya hari n'izindi mbaraga hari n'izindi sapoti zibaho mu gihe umuntu ari kuvuga ati njye kanguhesha umugisha kandi burya rero burya umuntu aguhesha amafaranga kubera yuko byibuze nawe ayo mafaranga burya umuntu aho utabasha kugeza ibitekerezo umuhanga yaravuze ngo ntiwahageza amaguru niyo mpamvu rero iri jambo ryurije mu Marioneri rikamujyana i Dubai this way iri jambo rimwuriza indege buri munsi rikamujyana muri Kenya iri jambo rimwuriza indege rikamujyana i Burundi iri jambo rizamwuriza indege rikamujyana muri Suisse mu Buyapani mu Burusiya mu Bushinwa rikakujyana muri Amerika rikakujyana muri Australia n'ahandi henshi iri jambo rigiye kuzatuma Eva Marioneri Foundation ifata ibyiciro kubaka amashuri bitaro n'insengero ubwo hari ibyo ntavuze byinshi cyane reka turekera ahubwo Imana iguha umugisha murabizi abantu bano kuri Eva Marioneri kuko yo nafashe mikoro mpita nikonegita mu mavuta ya Marioneri kandi amavuta yenda yemera ajya nkorera haleluya amina Imana ishimwe rero kandi baho umugisha bishimira baye kwa mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha ubwo nanjye nkuyemo akanjye karenge ndivukuye muraza ndivukuye natwe abanyamasengesho tubivukuye kuko twabwiye Satani ngo fata ku mwako Satani fata ku mwako aka kantu nako kafashe isi Imana ibaha umugisha ibashyigikire namwe mwishyigikire ibakunde namwe mwikunde ibubahe namwe mwiyubahe Yobu igice cya 36 umurongo wa 11 niho tugiye kuba tugiye muri aka kanya gerayo nkubwire Yobu 36:11 haravuze ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo mu byishimo iri jambo nibayumvira kuyumvira ni kimwe mukanayikorera nimwumvira Imana mukanayikorera ubu rero wasanga uyu muntu agiye gutegereza ngo ubundi buhanuzi kandi bumanutse nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo mu byishimo iri ni ijambo riguhesha kubaho riguhesha kubaho kumvira Imana ukanayikorera bizatuma umara imyaka myinshi nta munota n'umwe uzapungukaho ku gihe Uwiteka agennye cyo kubaho nta n'isaha nta n'igice cy'isegonda niwumvira Imana ukayikorera uzamara imyaka yawe mu byishimo iri jambo ririmo umuti womora kandi unavura hanyuma harimo ijambo ryitwa kumvira Imana no kuyikorera hari abantu bishyize mu myanya ngo bakorera Imana bakanabipresenta ukuntu bakanabyiryamo ukuntu ko bakorera Imana ariko batayumvira ugasanga ndi umukozi w'Imana nsengera mu idini riniri ndi umudiyakoni ndi umuvugabutumwa ndi umunyamasengesho ndi akitondagura ku buryo ashobora kwivuga nk'iminota 5 atararangiza kwitondagura ibyo akorera Imana ariko ukumva arakora kweri ariko akantu kagobetsemo ugasanga ntayumvira arakora ariko ntayumvira
ariko nkibaza n'umuntu wumvira Imana ariko ntajye kuyikorera. Sinzi ibi bintu nabyo ni ibintu bitaza guhura. Turaje tubyigeho turebe icyo bimaze kumvira Imana no kuyikorera. Ya magambo ndavuga nitonze, ariko no muri no minsi ndi kuvuga nitonze, mwarabibonye. Ngira ngo imyaka maze kugeramo mu kwa munani nzababwira imyaka nzuzuza. Ni myinshi, ngira ngo nako kazamo, ariko n'aya magambo Imana iri kunshyira ku mutima muri iyi minsi nayo kwitondera, kuko tugwije umubare w'abantu baba mu rusengero banambara bijyanye n'idini barimo bakabyambarira, ariko batumvira Imana, batanayikorera. Ariko wamureba ukabona arasa n'idini pe. Ibaze gusa n'idini ariko ntuse n'Imana. Ugasa n'idini ryawe rwose, ukambara n'umuntu yakureba agahita amenya idini usengeramo. Ariko bareba imikorere y'Imana, bareba uko ukora, bareba ibikorwa byawe, bakabona ntibihabanye. Wasaga n'idini ariko ntusa n'Imana. Ntiwumvira Imana. Ntunitondera ibyo yategetse, kuko Bibiliya niko ivuze ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Hariho abantu bagize amahirwe yo kubaho igihe kirekire ariko ntibabaho bishimye. Twareba tugasanga kubura ibyishimo ni ibintu bagizemo uruhare. Kubura ibyishimo ni ibintu nabo ubwabo bibujije, ni ibintu bagizemo uruhare kugira ngo batishima. Pawulo hari itorero rimwe abwiye ngo mwishime iteka, kandi hirya gato ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ibi byishimo urabibuze, ubayeho igihe kinini, ariko mu myaka ubayeho nk'imyaka 40 umaze ku isi, ushobora kuba warishimye nk'icyumweru kimwe, ushobora kuba warishimye nk'umunsi umwe, ushobora kuba warishimye nk'umwaka umwe. Imyaka umaze ku isi inshuro wishimye, hari umuntu wazibara akavuga ati jyewe nabayeho mu myaka y'imibabaro. Hari umuntu ukubwira imyaka maze mu mibabaro, ukamubaza uti se byibuze ntabwo urwara pressure, n'isukari yawe iracyari nzima? Birarinzwe. Ati birarinzwe, ariko Mama Lione imyaka maze ku isi sinigeze nishima. Ariko wakurikirana amateka, wakurikirana impamvu, ugasanga hari uruhare yabigizemo. Yabayeho mu buzima bukora ibyaha, abaho mu buzima bukuramo amada, abaho mu buzima bukura ibyinyo, abaho mu buzima abaho mu mami n'ubushuga dadi, abaho mu buzima butazi umuryango w'urusengero, abaho mu buzima butagira akantu na kamwe yakorera Imana kandi afite uburyo, abaho muri ubwo buzima bwo kudakorera Imana. Hari abantu babayeho nabi pe. Mu bantu ba mbere babayeho nabi, reka nerure, abantu badakorera Imana mubayeho nabi. Muriho nabi, murara nabi, mwirirwa nabi, musa nabi, mubanitse nabi, abantu mudakorera Imana. Kandi hakabaho n'ikintu cyo kuba mwakurwaho n'imyaka yo kubaho. Mwanemererwa kubaho, mukayibaho nabi, mukabaho mubabaye, mukabaho mupfundikanya, mukabaho mukirwana n'inusu y'umuceri, mukabaho mukirwana n'ibikarande, mukabaho reka nkubwire, hari abantu mubayeho nabi mu rwego rimwe, mwabigizemo uruhare, mwabyikururiye, Nyabarongo yicuyizaniye. Hari umuntu udakijijwe utanaguye, ntakijijwe ntanaguye, si umurokore si umupagani, aba mu idini ntiyubahiriza amategeko y'idini, afite izina ry'uburokore, tugashaka imbuto za kirokore tukazibura. Uyu muntu mu myaka ye yo kubaho azabaho atishimye. Kandi turi gushaka ikintu, turi kwigira hamwe ibintu byatumaho mu buzima bwawe ubaho wishimye. Mu bintu bya mbere bituma umuntu abaho yishimye
ni ukuba kure y'ibyaha ukabirebera kure. Ni ukuri ibyaha bibuza umuntu ibyishimo. Hari abantu bagenda n'ikidodo, yakwibuka ko hari inda yakuyemo, yareba uwasamye icyo gihe umwana afite uko angana, akavuga ati iyo ntakuramo iriya nda uyu mwana niwe urimo ujya kumvomera amazi, none mpfuye ntagira n'umperaza amazi yo kunywa. Uyu muntu abayeho atishimye. Ugasanga barakubwiye bati wakwihanganye ukareka ibi byaha ko ari bwo uzubaka urugo, noneho kubera ataretse ibyo byaha, ataretse ubusinzi ngo areke iryo tabi, abayeho mu buzima bw'urugo rwe ababaye atishima. Kandi ibi bintu byakuruye no gusaza. Urebye mu maso ukuntu asa, wamubarira mu myaka 50 kandi afite imyaka 30. Kubera iki? Abayeho mu buzima atishimye. Bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Baze kuba n'Imana arakugiriye neza ikaguha imyaka yo kubaho, ngo umare imyaka yawe mu byishimo, umare imyaka yawe urame. Hari amahirwe wagize yo gutinda ku isi, ariko twareba ibintu ukoze, watinze ku isi, ariko ibintu ukoze mu gihe wayitinzeho ntibihuye, ntibishimishije, ntibiteye ibyishimo, ntibiteye kwishima. Uzi ko hari umuntu ugendana ishema, hari umugabo wigeze kujya agendana ishema, ageze ubwo anabivuga, ni Yobu nyine, ati jyewe nzajya ngenda ntacyo umutima unshinja nkiriho. Hari abantu batagendana ubushinjacyaha mu mutima wabo. Mw'abantu mwe mudukurikiye, hari abantu bagize amahirwe yo kwicara kuri izi kamera, kuri izi mbuga nkoranyambaga, usibye ko muri ino minsi mbona ari imbuga mpitanambaga. Muri iyi minsi ndabona ari imbuga mpitanambaga. Hari abantu bagize amahirwe yo kwicara kuri izi mbuga nkoranyambaga kandi mpitanambaga na mburanyambaga, ansebanyambaga. Noneho bahageze, bamwe mu bibeshyaho mugira ngo ni amafi adafite amahwa. Mwiha guhekenya mutabanje gutora arabajomba. Aha hantu hibitse abantu b'ininja bafite za Bibiliya, baza bafite na za Bibiliya. Hari n'igihe baba bafite n'amatitire, hari n'igihe baba bavuga no mu ndimi, hari n'igihe baba bafite n'ikiganza gishyushye gikora ku bantu bagatokombera. Barahari, ariko bibitsemo ikintu cyitwa ubucuyi, bibitsemo ikintu cyitwa ubugome, bibitsemo ikintu cyitwa ibyaha bitari iby'inyongobezamugingo, ahubwo ibyaha byicisha. Biriya ibyo byaha bivugaho, hari ibyaha by'inyongobezabugingo, hari ibyaha byizingitiranya ku muntu, hari ibyaha byicisha, hari n'ibyaha biticisha. Wenda kuko amahirwe mufite nzatinda mu isi, ibi byose tuzagenda tubiganiraho, kandi mujye munansaba ibiganiro. Mwagiye munsaba ibiganiro hepfo muri komantere muti uzatuganirize kuri iki kintu, ku Uwiteka yampaye umunwa kweri, yampaye amagambo ariko atari nk'aya babandi. Noneho ibaze kumara imyaka nta byishimo ufite, ushaririwe, noneho n'imyaka wamaze nta byishimo waremye mu bantu. Hari abantu bariho mu buzima bataremamo n'ibyishimo mu bantu, bataremera abantu ibyishimo. Icyama iki kintu kikumvikana kuri aba banyabwenge banjye bankurikiye. Mwabonye ko hari abantu mwabana ntibakuremera ibyishimo, cyangwa umuntu watega amatwi ntakurememo ibyishimo. Hari umuntu mwanavukana ntakurememo ibyishimo.
harabikurema amase abikuye ko nawe ntabyo afite, ko imbuto z'umwuka zibibwa mu mahoro n'abahesha amahoro, ko umuntu atanga icyo afite, umuntu atanga icyo afite. Bazamara imyaka yabo mu byishimo nibagira Imana bakumvira Imana. Hari abantu rero mu buzima ibyishimo mu myaka yanyu Imana yabageneye kubera ibyaha mufite, ibyaha mugendana, ibyaha by'ubugome. Ariko hari ibyaha byose nubwo ababikora ari abanyabyaha, ariko hakaba hari n'abantu bambabaza. Aba bantu b'ibitambaro bitava mu mutwe n'izi ngutiya zigera ku maguru, bibitsemo ibintu byitwa ibyaha, bambara n'amatwi bakapfuka. Aba bantu bafite Bibiliya za kera zashishutse ibifubiko, agenda anayitwaye yibumbatiye n'ibitabo by'indirimbo. We kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa. Mbega hari abantu bantera ikibazo, abantu bafite amahirwe yo kubona aho bavugira iby'Imana ntibabivuge. Abantu bafite amahirwe yo kubona ubutayu ntibarangurure. Ibyaha by'aba bantu birambangamira. Ibyaha by'umuntu umaze igihe kinini muri iri dini, ibyaha by'umuntu wambara akikwiza, ibyaha by'umuntu uzi Bibiliya kundusha, ibyaha by'umuntu uzi indirimbo zose zo mu gitabo, ibyaha by'umuntu akubona washokoje ati waguye, ibyaha by'umuntu akureba uri kumwe n'abadakijijwe ati warangiye, watangiye kugendana n'abatizera. Ibyaha by'aba bantu byabariye abantu, ibyaha byabariye abantu bitumye mumara imyaka yanyu mutishimye. Imana itugirire neza. Ndimo ndagereza ku musozo, ariko hari abantu bagiye batishimye, we bamara imyaka yabo batishimye. We ese burugira ngo Gahini nyuma yo kwica mwene nyina yigeze agenda n'ibyishimo abikuye hese? Nyuma y'izo nda wakuyemo ugira ngo hari ibyishimo ugendana? N'umusore arakurambagiza yatangira kukubaza ati ese hari ibyaha, hari icyaha waguyemo cy'ubusambanyi? Ati ni gatronkome, akagikurura akakijyana muri tronkome, kandi ari icyejo bundi mu gitondo inda warakuyemo maze gukuramo nk'inda 8. Urumva nta byishimo ugendana nubwo wambaye agatimba, ariko ukambaranye ipfunwe kuko wabwiye umuntu ko kera w'igatronkome umuntu yagushutse ngo waraye muri famiye, urakambaye baragutwikuruye bakuririmbe ko wambaye ibyeruje, urabyambaye ibyera inyuma ariko imbere wambaye ibyirabura. Mbeko n'umuntu ugenda yambaye ibyera imbere yambaye ibyirabura, we nta byishimo ufite. N'ikimenyimenyi nitureba n'amafoto yawe tuzasanga usekana imbere kandi gutya. Hari amafoto rero ukabona umuntu ntabwo ari guseka ahubwo ari kuryoshya ifoto, kabona ameza atya. Jyawe njya mbibona kuko agenda areba cyane, ngira ijisho rihinguranye, ukareba ukabona ni uburyo bwo kuryoshya ifoto yagize atya. Kibazo umuntu arasetse aramwenyuye bose ngo ariko bya bintu bari ibiki. Ndacyifite ubuturage nyine, maze imyaka 18 mvuye mu cyaro, wenda nimara nka 25 kizanshiramo. Ariko hari ibintu naramenye ibyo ari byo. Bira bintu ni ibiki? Nimwumvira Imana mukayikorera, Imana ishimwe cyane, hanyuma muzamara iminsi yanyu muguwe neza. Hari abantu bagenda baguwe nabi, muzamara iminsi yanyu mudashaririwe, mudashinyiriza, mudashinze ikinyo ku kindi, mudafungwa, mudakubitwa.
ubu hari abantu bakubitwa buri munsi. Imana yanjye we nk'izaka bwana kaneye mu rugo we. Hari abantu banza kumvira Imana buri munsi. Polisi kubita yatagukubitse ku mabuno igukubita ipingo, itagukubitse ipingo igukubita muri gereza, itagukubitse muri gereza igukubita hari iwawe. Hari abantu muriho nabi. Abanyabyaha muriho nabi pe. Abanyabyaha muriho nabi. Singiye kura ngo mbabeshye, sindimo n'abashinyagurira, ariko abanyabyaha muriho nabi. Ariko abariho nabi kurushaho ni abanyabyaha bambaye za jipo ndende bafite Bibiliya. Ababo murenda gupfa rwose pe. Umuntu anagukoza anagupimye yasanga ufite pressure. Muriho nabi, usibye kwihagararaho no kwijijisha. Muriho nabi pe. Muriho nabi. Nijye ubivuze, ibi bintu mvuze nzabisubiramo, ariko muriho nabi. Muriho nabi. Mugendana ibidodo, mugendana ipfunwe, mugendana abamwahemukiye, mugendana abamwagambaniye mu murimo, mugendana ikidodo cyabo, mwishyura urupfu rwa nabi mu murimo, abo mwanze kwakira muri korari ngo ni abakene, abo mwahohoteye mwitwaje ibyo muri byo, abo mwimye inshingano mwitwaje ibyo muri byo, abo mwakubise mukabasora inkungugu barahamagawe. Reka mbabwire, usibye kwimahoroniza mu makote n'amakanzu, muriho nabi pe. Muriho nabi. Murarya ntibigera no ku mutima, n'akaji murakanywa ntikabagera ku nzoka. Muriho nabi, mugendana ikidodo. Ntabwo muguwe neza, kandi biravuze ngo nimwumvira mukayikorera muzamara iminsi yanyu muguwe neza. Imana idufashe. Ndashoje ariko nsozanije ikibazo kibaza ngo imyaka umaze uriho wishimye, imyaka umaze mu nzu y'Imana uriho wishimye. Hako se ubundi nimba uri no muri iyo nzu y'Imana utishimye, uhafite intambara zidafite isezerano, wavuyeyo ukajya ahandi. Hari intambara zitagira isezerano zigiye no kubica imburage. Intambara zitagira isezerano nacyo ni ikintu gikomeye. Buriya muhungu wakubitanye n'umugore Yosefu yari afite intambara ariko zirimo isezerano. Intambara zirimo isezerano. Mana yanjye, iri jambo muri nyandikira ahantu tuzarivuga. Intambara zirimo isezerano, ushinga ikinyo ku kindi niyo pasiteri wagutenza amezi 3 urahaguma, kuko ni intambara zirimo isezerano. Imana akubwiye ko izaguhera umugisha muri urwo rusengero. None nimba ufite intambara zidafite isezerano, urakora iki wundi muri urwo rusengero? Wavuyeyo ukajya ahandi ko naho ritarema n'inyagasamburiremo. Mwavuyemo. Kiramara mu byo utasama ngo cyaha. Dusabira abantu twese tuguhungiraho. Nk'ubu uri kurwana n'intambara zidafite isezerano. Ko Yosefu yari ifite isezerano ry'uko azabayobora, bazamwikubita imbere, hakaza intambara imuta mu rwobo agashinyiriza, hakaza intambara imutuma agurishwa agashinyiriza, hakaza intambara muri gereza agashinyiriza. Iyo ni intambara ifite isezerano. Aleluya. Intambara ifite isezerano yatuma n'umupasiteri wawe atanga igaburo akari kwimuka avuga uti ntacyo rijyane apfa kuba atari amaraso yawe cyangwa umubiri wawe. Cyo nzi cyo mfite intambara yawe ari kwiryamyemo isezerano. Imana yambwiye ko uru rusengero rwo nzakoramo mariage arirwo nzazamukiramo. Intambara idafite isezerano n'utega agahanga bazakamanyura nigaramiye. Intambara idafite isezerano n'utega ibitugu bazabituritsa nibereye hano. Tugu by'abapfa biryohera inkoni. Intambara idafite isezerano yihonga ariko honga biremewe. Honga ntabwo uzarenga insengero 5 utarabona aho ubona aho wemererwa no gukora. Uzi ko ari umuntu ugira intambara mu rusengero yanakwitanga yanadekora urusengero bati Imana abanyamasengesho bati bamwe biyangaje, bamwe bagatuma bati Imana duhishure ko hari ayamanitsemo dayimoni. Yajya koza tuwarete Imana tubwiye ngo tuze dusengere tuwarete, umuntu wazogeje hashyizemo ibintu. Uri kurwana n'intambara zidafite isezerano, bigucanga biguhungabanya, bikwicira ejo hazaza, bikwicira umutekano w'umutima. Sohoka
ibyo biremewe gusohoka ugashaka irindi torero usengeramo. Intambara zidafite isezerano kugeza ubwo warinda gupfira mu kazi, bakaba baguheramo sumu ya panya ugapfira mu kazi urwana n'intambara idafite isezerano. Yihunge, intambara ifite isezerano niyo uhama hamwe kavuga utumva kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kubyangamugayo. Kandi ndashoje ngambe mbihorere. Ubu murinda mupimirwa ku minzani ireshya hejuru y'intambara zidafite isezerano, mushya mwokora iki? Kwari nk'uko nguko bazana kwimika bakagusukaho ihembe ry'amavuta bugacya unywa inzoga. Kubera iki? Uri mu bintu udafitiye amasezerano. Kandi reka mbabwize ukuri, n'amasengesho usenga atarimo amasezerano ntabemo kwizera, ni gake cyane bizacamo. Ibintu bizagumya bigucangira muri rompuwe ujye uyoboza ngo aha ni kwande kandi wahageze. Intambara zidafite isezerano bazamara imyaka yabo mu byishimo. None ibyishimo ubibujijwe n'intambara zidafite isezerano. Gerageza uhinduke. Ndagira ngo dusenge dusoza. Abwirwa benshi akumvwa na beneyo, ariko ijambo kwari kugira ngo Imana ikubwire ngo gerageza uhinduke, wumvire Imana, korera Imana, ubeho mu buzima bunafite intego, ubeho mu buzima ukorera Imana wishimye. Imyaka yawe ntihagire umuntu uza kukuvanga ngo ubeho mu myaka uhora ubabaye. Uzi kubabara ukanababazwa, uzi kugira imibabaro yawe ukagira niyo ubabazwa. Ngaho umva iyo mvange. Kadusenge uce bugufi imbere y'Imana, ubwire Imana uti Imana, menya ikintu kishe imyaka yanjye itumye mbaho nabi mu buzima bugoye, ndabivumbuye ndabimenye, ngirira neza. Mana ishobora byose, ndagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe ryiza ritwomoye, rituvuye, riduhinduye, ridukijije. Aleluya. Menye neza ko nitukumvira ijambo ryawe tukagendera mu nzira zo gukiranuka, tuzamara imyaka yacu twishimye mu byishimo. Ariko tumenye icyabujije abantu ibyishimo, bakaba bashaje nabi, banduranya, bagwa mu byaha, baroga, batukana, basambana, bakaba bashaje imburagiye kubera ibyaha. Baciye bugufi ngo bababarire, ubeze ubatunganye, bakureho urubanza. Ngushimiye kuri Imana y'amaboko, kora ibirenze ibyo nsabye, mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Shalom, shalom. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen, amen.